Mu mateka y'u Rwanda ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira wa karindwi Mata 1994 ntirizibagirana. Ryari ijoro ry'umwijima w'icuraburindi ritaranzwe gusa n'iturika ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana, ahubwo ryanaranzwe n'itangira ry'umugambi wari umaze igihe utegurwa. Uwo mugambi wari gutsemba abatutsi n'abanyapolitiki b'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi. Muri uwo mwijima hagati mu rugo rw'umukuru w'igihugu i Kanombe hari hateguriwe urutonde rw'amaraso. Urwo rutonde rwari ruriho izina ry'umugore umwe w'intwari, Agathe Uwiringiyimana, wari minisitiri w'intebe, ariko akaba yari umwanzi ukomeye w'agatsiko k'akazu kubera kutajenjeka no guharanira ukuri. Nyuma gato y'uko indege Falcon 50 yari itwaye Habyarimana ihanurwa mu kirere cy'i Kanombe, urugo rwe ntirwahise rwuzuramo agahinda gusa cyangwa amarira nk'uko wabitekereza, ahubwo rwahise ruba icyicaro cy'ubugome. Mu gihe umuro wari ucyaka mu bisigazwa by'indege, imbere mu rugo hagati Agatha Kanziga, umugore wa Habyarimana, n'abantu be ba hafi bari bafite undi mugambi. Umuhamya w'ingenzi waganiriye n'urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda ICTR muri Nzeri 2004 yavuze amakuru akomeye yakuye kuri Pasiteri Musabe. Musabe yari murumuna wa Colonel Theoneste Bagosora, umwe mu bashinjwa kuba ari we ubwonko, brain cyangwa moteri ya jenoside nk'uko Musabe yabivuze. Muri iryo joro ryo kuwa gatandatu rishyira wa karindwi Mata i Kanombe hateraniye inama idasanzwe. Muri iyo nama Agatha Kanziga, umukobwa we Jeanne Habyarimana, musaza wa Kanziga ari we Proteze Igira Nyirazo bakundaga kwita Monsieur Z, na Major Protais Mpiranya wari uyoboye abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, kuvuga abajepe, bakoze urutonde. Urwo rutonde ntirwari urw'abajya guhagarara ku burinzi, ahubwo rwari urw'abanyapolitiki bagombaga kwicwa bidatinze. Izina rya mbere ryariho ryari Agathe Uwiringiyimana, hakurikiragaho Rando Walidi Rudasingwa, no kuvuga Rando, hakaba Frederic Nzamurambaho n'abandi bayobozi b'amashyaka ataravugaga rumwe na MRND. Kuvuga ku rwango umuryango wa Habyarimana wari ufitanye na Agathe Uwiringiyimana rwatangiye muri iryo joro byaba ari ukwibeshya cyane. Urwo rwango rwari rumaze igihe kinini cyane. Agathe Uwiringiyimana akigera muri guverinoma nka minisitiri w'uburezi yakoze ibintu byababaje cyane akazu. Yarwanyije politiki iringaniza rishingiye ku moko n'uturere, icyo bitaga muri rurimi rw'igifaransa équilibre ethnique et régional mu mashuri. Iyi politiki yari imaze imyaka irenga 20 ikandamiza abana b'abatutsi ndetse n'abahutu bo mu bice by'amajyepfo, maze Agathe ashyiraho uburyo bw'amatsinda n'amanota ku buryo umwana wese w'umuhanga abona ishuri. Ibi byatumye MRND imubona nk'umugambanyi. Icyakora isano y'urwango yarushijeho gukara. Mu nama imwe yabereye i Kigali, Perezida Habyarimana ashaka gusuzugura Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe. Yaramubwiye ati, wa mugore we. Agathe Uwiringiyimana mu butwari bwe budasanzwe ntiyacecetse, yahise amureba mu maso amusubiza mu ijwi riranguruye ati, ntukanyite wa mugore we kuko ntabwo ndi umugore wawe. Aya magambo yabaye nk'ushyize umunyu mu gisebe cya Agatha Kanziga. Kuva uwo munsi Kanziga n'abakobwa be Jeanne na Marie Rose babonaga Agathe Uwiringiyimana nk'umugore wasuzuguye umuryango wabo, bityo agomba kuzabyishyura. Igitondo cy'umunsi wa mbere wa jenoside, ubuhamya bwa Alphonsine kugira ngo twumve neza ibyabereye Kanombe muri iryo joro, tugomba kureba mu maso y'abana ba Dr Emmanuel Akingeneye, wari umuganga bwite wa Habyarimana kandi waguye mu ndege hamwe nawe. Abakobwa ba Dr Akingeneye, Uwanyirigira Jeanne n'Uwimbabazi Marie Claire, batanze ubuhamya bukomeye mu bushinjacyaha bw'Ububiligi. Bavuga ko mu gihe indege yaraswaga, umuvandimwe wabo Alphonsine yari kwa Pasiteri Musabe. Musabe yari mu ishyaka rya CDR, ishyaka ry'abahezanguni. Ahagana saa 9 z'igitondo kuwa karindwi Mata, abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, no kuvuga abajepe, baje gufata abakobwa ngo bajye kureba umurambo wa se. Mu gihe bari mu nzira bagenda, bumvaga urusaku rw'amasasu, bumvaga urusaku rwinshi rw'imbunda n'ibisasu biremereye mu gace ka Kiyovu. Ajida Turasinze wari ubaherekeje yababwiye amagambo akomeye, mudahangayika, bari kurasa inzu ya Agathe Uwiringiyimana kugira ngo adacika. Ibi byerekana ko saa 9 za mu gitondo igitero kuri minisitiri w'intebe cyari kigeze mu mahina, kandi abasirikare bose b'i Kanombe bari babizi ko ari wo mugambi w'ibanze. Mu rugo rwa Habyarimana, ibyishimo mu marira igihe abakobwa ba Dr Akingeneye bageraga kwa Habyarimana i Kanombe saa 2 za mu gitondo, basanze ibintu bitangaje. Mu gihe bari baje baririra se wabo waguye mu ndege, basanze umuryango wa Habyarimana urangwa akanyamuneza kavanze n'umujinya w'ubugome.
basobanuye ko bashiki ba Habyarimana abo bari n'ababikira bari bishimye cyane. Iyo telefone yahamagaraga bakabwira Gata Kanziga k'abanyapolitike b'abanzi ubutegetsi barimo kwicwa, Kanziga ahitaga bimenyesha bari aho bose, maze amashyi n'impundu bikavuga. Inkuru ya mbere yabagezeho yari uko Agathe Uwiringiyimana amaze kwicwa. Iyi nkuru yakiriwe n'umuryango wa Habyarimana nk'intsinzi ikomeye, mu gihe abakobwa ba Dr Kingeneye bari bataye umutwe kubera agahinda k'umubyeyi wabo bari bamaze kubona umurambo we mu muryango, no kuvuga mu ibaraza. Noneho Kanziga yarabahindukiriye maze arabacyaha. Yababwiye ko bagomba guhagarika kurira nk'abana, ahubwo bagomba gufata imbunda nka Jean-Luc Habyarimana, ubwo ndavuga umuhungu wa Juvenal Habyarimana, maze bakajya gufatanya n'intera hamwe kwicira abatutsi ku mabrigade. Jean-Luc Habyarimana yagendagendaga mu rugo afite imbunda yo mu bwoko bwa R4, agaragaza ko yiteguye kwihorera ku muntu wese ugaragaje akababaro kataraka umukuru w'igihugu. Reka noneho tujye mu maherere yabereye mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kanombe. Ubugome ntibwahagarariye mu rugo gusa, bwakomereje no ku bitaro bya gisirikare Kanombe, ubwo imirambo yavanwaga mu rugo rwa Habyarimana ijyanwa mu buruhukiro morgue, harimo uwa Dr Kingeneye n'uwa Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze kwicwa n'abajepe. Dr Laurent Baransaritse wari uyoboye ibyo bitaro yatanze amabwiriza akomeye. Umurambo wa Agathe Uwiringiyimana ntiwagombaga gushyirwa mu cyumba kimwe n'iy'abandi, bashaka kuwutandukanya nk'umugambanyi bawushyira mu kindi cyumba ukwawo. Icyatunguye abari aho ni ukumva Jean-Luc Habyarimana avuga ko ashaka kujya mu buruhukiro akajya kurasa umurambo wa Agathe Uwiringiyimana. Nubwo amakuru y'ubushinjacyaha avuga ko Jean-Luc atawurashe ku bw'amahirwe, ariko kuba gusa yaragize icyo gitekerezo cyo kwica umurambo byerekana urwego rw'urwango umuryango wa Habyarimana wari ufitanye n'uwo mugore. Agathe Uwiringiyimana, intwari itazibagirana muri uyu muvurungano w'ubugome. Izina rya Agathe Uwiringiyimana ryasigaye ari ikimenyetso cy'ubutwari. Yaranzwe no kuba Minisitiri w'Intebe wa mbere w'umugore mu Rwanda, ariko n'uwa mbere watinyutse kuvugira mu maso y'umunyagitugu Habyarimana. Urupfu rwe rwakurikiwe n'iyicwa ry'abasirikare 10 b'Ababiligi bari bamurinze n'abasirikare bo muri Minwari. Uwo mugambi ukaba wari ugamije gutuma amahanga atererana u Rwanda kugira ngo jenoside ikorwe nta nkomyi. Agathe Uwiringiyimana yiciwe mu rugo rwe amaze guhisha abana be mu rugo rw'abaturanyi, no kuvuga ngo ni mu rugo rw'abadiplomate b'Abadage. We ahitamo gusohoka kugira ngo abasirikare batica abana be. Yatanze ubuzima bwe ngo arengere abandi. Mu gihe umuryango wa Habyarimana bo bari mu birori by'amaraso i Kanombe. Mu gusoza iyi nkuru iduha ishusho y'ukuntu jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 itari impanuka. Hari amakipe yateguye urutonde rwabo kwica, hari abasirikare bari bafite amabwiriza yo kurasa inzu z'abayobozi, kandi hari n'umuryango w'umukuru w'igihugu wari wishimiye ko Agathe Uwiringiyimana n'abandi banyapolitike bari bishwe. Uyu munsi Agathe Uwiringiyimana afatwa nk'intwari y'igihugu mu cyiciro cy'Imena. Ibyo bikaba ari igisubizo gikomeye kubagerageje kumusuzugura bamwita wa mugore we, cyangwa bashaka kurasa umurambo we. Izina rye ryanditse mu mateka y'u Rwanda nk'umucyo wamuritse mu mwijima w'ubugome bw'i Kanombe.